Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. So iyi ni gold, ni setup nari nabahaye ejo, nubwo mbanze kubisegura ko sound itari imeze neza, ni ku kibazo nari nagize cya technical issue. So reka mbere yuko dutangira muzi zacu, reka mbanze mbereke video gato ejo nari nabakoreye ejo, ubundi tubone gukomeza. Turarindira turebe gold iki iri bukore, dushyiremo support kuri 4 hour time frame, gusa hari ishobora kutahagera ikaba yaba rejected kuri support cyangwa se iyi ngiyi. Reka turindire turebe market n'iki iri bukore uno munsi. Ukuri kwerekana technical correction, ese irakomeza imanuka hasi cyangwa se iraba rejected kuri support cyangwa se ubundi yongere isubire muri buying sides. Tujye muri 1 hour turebeho ifashe bite. So muri 1 hour urabona ko market yacu iri muri no ranging market, so ikeneye ko yaba yakora breakout ikaza gutestinga na support cyangwa se itakora bikaba yaza kuri iyi ngiyi. So reka twigire muri 30 minutes turebe n'iki twategereza. So ndebe kuri 30 minutes icyo tubategereza, market iramutse imanutse, iramutse ibreakinze na support yacu igakora rejection kuri support, watekinga buy yawe ugatagitinga wenda ino next support. I think ko harimo nka pips 50, iramutse irespectinze ino zone harimo pips 68 zaba zihagije, iyo wabonamo 30 ziba zihagije. Cyangwa se yaramuka ibreakinze ino zone yacu with very strong candle, wategereza ko yerekana rejection kuri support. So iramutse yerekanye rejection kuri iyi, watekinga buy yawe, byaba biri very safe. So no breakout yaha, to be honest, hari clean zone cyangwa se hari clean candles, usibye manga harimo kamena support kawenda tukashyire. Gusa I think ko iramutse ikoze breakout ya harimo pips pips 213, numva ko ari big zone. So means ko watakinga buy yawe, ariko nuko yaba yakoze ikintu kimeze gushyiga closing above iyi resistance yacu dufite ahangaha, yamara closing above ikamara test ikabona kuzuza ino range yacu dufite ahangaha, cyangwa se yagera mwaha ugashyira break even ugatagitinga ino zone wafashe 80%. So twumva plan kuri gold ari izo, tugomba gutegereza tukareba ko turi bubone candlestick confirmation kugira ngo tube twatekinga buy yacu. Naho for sale ntago nayishishikariza. Reka tujye kuri GBP USD turebe. Okay, izo ni analysis twari twabagejejeho za gold, uko twifuzaga ko niramuka igeze aha ikerekana rejection twahita dutekinga buy yacu. So nkuko mubibona twarategereje umunsi holiday, ntuzi ko ari umunsi wose kuko byabaye saa 10 za nimugoroba, aho iyi kandi yagerageje ku breakinga ikora icyo bita fake out. So imaze gukora fake out, ugiye muri 1 hour urabona ko ino next candle yahise igaruka iga closing back inside iyi range yacu, cyangwa se iga closing above iyi support yacu twari dufite. So iyo yari good confirmation ko we can go for buy
next candle iramutse imanutse ikongera igakreatinga week, igaflipinga, igatangira kubreakinga ino highs ya previous candle, nako ikabreakinga ino body y'iyi candle, nahise mbona entry yanjye ntagetinga ahangaha. So trade namazemo igihe kinini kuko narinze ndyama itarahitinga TP, ahubwo ikirijetinga kuri iyi zone. Niyo mpamvu mubona stop loss nari nayigize nini, nari nayishyize below iyi hour chart cyangwa se nako hour candle. Iyi candle ya 1 hour yari imaze guclosinga back inside the range cyangwa se above iyi resistance, kuko iyo iramuka imanutse ikongera ikabreakinga ino candle ntabwo ino trade yari kuba ikiri valid. So nababwiraga ko mugomba gutagetinga ino support, urabona ko directly yahise ihitinga TP. So nuko gold twafashe niyo trade twafashe ejo, kuko izindi ntago zigeze zigera kuri zone zari twari twateganyije, yaba euro USD nta nubwo ndi buyikorera analysis. Plan irakomeza ya yindi, kuko urebye ntago yabashije kugera kuri iyi zone. So kurindira tukareba ko iza kuhagera, nihagera irakora iki? Iraba rejected, isubire hejuru, isubire muri buying side na GBP USD. Plan yagumye ari ya yindi, kuko ntabwo yageze nayo kuri zone twifuzaga ko yagera ahangaha ikerekana rejection igasubira muri buying side. So twihuse reka turebe analysis za gold hamwe na GBP USD nako GBP JPY, nizo analysis tugiye gukora uno munsi gusa, kuko izindi zo turacyategereje. Nuko plan twari dufite ejo, wenda utarabirebye yajya kuri YouTube akareba video y'ejo, akareba n'iki twari twavuze. So dutangira analysis zacu, tugiye gutangira kuri gold, turebe n'iki twakitega uno munsi. Gold urebye ukuntu ejo yaje ifiringa ino gap yari yabashije kopeninga, nababwiye ko akenshi market iyo yopeninze with gap iraza ikongera ikayifiringa. So ihita imanuka iba rejected aho twateganyaga ko iba rejected. Gusa kandi uyu munsi biragoye gupredictinga nimba iri bujye hejuru cyangwa iri bujye hasi. Twavuga ko gold kuri nako daily time frame iri muri iyi range, ikeneye kuba yakora breakout igakomeza hasi, cyangwa se igakora breakout ikajya hejuru. So kuri gold for now ntago na predicting ndebe kuri daily time frame mvuge ngo kandi uyu munsi direction ifite niyo hejuru cyangwa se niyo hasi. To be honest, nta direction iri kuduheza, we have to wait and see. So ariko twaza tukareba aha tukabona ko harimo support ishobora kuba ariyo iri gutagetinga ko ishobora kumanuka ikaba yakora kuri support. Urabona ko hari na moving average yamara kuba kuyatestinga igahita iba rejected igasubira muri buying side, which means ko dushobora kubona gold yongera kuba yamanuka hasi kugira ngo ibone kuba yakomeza muri buying side. So but we have to wait and see niki kiri buze kuba niki market uno munsi iri gukora. So twihuse reka tumaking highs na lows current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone cyangwa se consolidation y'uyu munsi aho iherereye. Tuyihindura purple line nk'ibisanzwe, tumakinge na lows zayo, ubundi turebe next support yaba ari iyihe. Iramutse ibreakinze ino resistance cyangwa se ino highs, next support yaga iri ahangaha. Impamvu nyishyize aha ni uko urabona ino candle niho ya closingiye, aha niho yabaye rejected. So there is no highs twavuga ngo gold nako there is no key zones twavuga ngo kuri gold twatagetinga. Niyo mpamvu muri kubona hamwe na hamwe ndi gushyira support kuri weeks cyangwa se resistance nkayishyira kuri week nk'ahangaha. So tujye muri 4 hours turebe ko byifashe bite. Muri 4 hours iyo tuyigezemo, icyambere tubanza gukora no kwa adjusting support and resistance twari dufite kugira ngo zigendane na current market. So twihuse
reka nshyireho green box byerekana ko hari strong support, market yongeye ikagera, yaba rejected igasubira muri buying side. So I think iyi cyangwa reka dushyiremo indi kuko I think ko ari big zone. Ubundi nanga dushatse twashyiramo support, tuhindure sena. So gold ifite clean range gusa kubera ukuntu isoko rimeze ku predicting direction yayo bitewe na daily candlestick, even on 4 hours ntabwo, to be honest, ndi kubona clear direction kuko aha harimo gap. Ntabwo market iri kuma clear direction yaho iri bujye, to be honest, kuri gold. Wenda iramutse igarutse ahangaha kuri support ikaba rejected, twareba niki igiye gukora. Gusa to be honest ahangaha ntabwo gold uno munsi iri kwerekana direction. So gusa nk'uko tubibona ko market yari breakinze ikajya hejuru, ishobora gukora pullback ikaba yaza gutestinga ino support, yamara kuyitestinga ikaba rejected igakomeza hejuru. Reka tujye muri 30 minutes turebe byifashe bite. So kuri 30 minutes so market hari high chance ko ishobora kongera kumanuka ikaza kuri no support, yamara kuza kuri no support ikaba rejected kugira ngo ikomeze hejuru. Gusa you have to be careful niramuka igeze kuri support kuko yari yamaze kuyitesting ejo iba na rejected. Uno munsi ishobora breaking wenda ikaza nko kuri, gusa iramutse yerekanye rejection kuri support niho byaba byiza kurusha uko yaba rejected kuri support. Hari high chance ko yaza gukora fake out kuri support ikahita yongera ikamanuka, cyangwa se ikakwereka ko igiye hejuru ikongera ahubwo ikamanuka. Gusa you have to wait, to be honest. For now gold sindabona clear direction. Gusa iramutse ibreakinze ino support, I don't know, nubwo bifite amahirwe make, ikabreakinga ino support yarangiza iga closing above, yamara closing above ikamanuka for test ikabona kuba yakomeza hejuru, watekinga buy yawe byaba biri some safe. Gusa gold ntabwo ubu ndayibonera direction, ntabwo najya kubabeshya mu mabwire ya direction iyi ngiyi, kuko burya ni ikintu kiguhereza direction y'isoko ni daily time frame hamwe na 4 hour time frame. Ibyo bintu nibyo biguhereza direction y'isoko, ukamenya isoko rigiye he. Kuko uje ukareba nko kuri daily time frame turebye turabona ko iri bullish, ariko uje ukareba ahangaha urabona ko market kuri 30 minutes yerekana some bearish side kuko iri kumakinga higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. So which means ko ishobora kuruza ikongera ikamaking ikintu kimeze nk'iki, ikaba yaba rejected aha ikongera. Niyo mpamvu nari mbabwiye ko niramuka ikoze breakout yaha byaba sawa kwa taking a buy yawe. So we have to wait and see. Gusa ubu ngubu ntabwo ndabona clear direction ya gold. So reka tujye kuri GBP JPY turebe ho byifashe bite. Turebe se yabashije kuba yava muri ya zone, muri ya range, cyangwa se iracyarwana muri iriya range twari dufite kuri. So still now GBP JPY yanze kuva muri iyi range dufite ahangaha. N'ubu urabona ko iki trading muri iyi range, hano nababwiraga ko izamanuka ikaba rejected, urabona ko yahageze iba rejected ihita yongera isubira muri buying side. So ariko nituza tukareba kuri current market condition, urabona ko aha hari aka range yari irimo
yari yananiwe ku breaking, ariko ku munsi w'ejo ikaba yarakoze breakout. Dushobora kwibaza next direction yayo ni iyihe. So iyi candle y'uyu munsi ishobora kuza gutestinga half candle y'iyi ikahita iba rejected, ikahita iza gufiringa ino range yacu, kuko uje ukareba urabona ko hari clean zone cyangwa se market yabasha gutrendinga. ni ukuvuga ngo iyi niramuka ibaye rejected ikaza ika breaking highs y'iyi previous candle, irahita iza kuzuza ino range, which means ko kuri GBP JPY cyangwa se GJ turizera some bullish side, cyangwa se ko turi bubone buying. So aha nshyireho support support uko ni resistance yahindutse support, naha dushyiremo dushyizeho green line. So ndikumva izo ngizo kuri GBP JPY zihagije, ahubwo reka twirebere kuri resistance izi. So mpora mbabwira ko iyo uri gukora analysis gukoresha support and resistance, most of times you focusing kuri structure ziri kuba current structure yabaye formed. So hafi y'ikando ako dushatse twanashyiramo n'aha tukamakinga ko ari lows za current candle, twarangiza tugashyiraho green box twerekana ko market ishobora kuba rejected igasubira muri buying side. Ariko n'aha tuze dushyiremo support irakenewe. ubundi n'ahangaha dushyiremo indi. Impamvu nyishyize kuri iyi week uje ukareba urabona harimo za rejection nyinshi. ubundi next resistance ibe hariya, cyangwa se reka tuyishyiremo ahangaha hariya. ubundi tujye kuri 4 hours turebeho yifashe bite. So nk'uko twari tumaze kubona ko market yabashije gukora breakout y'iyi resistance, dushobora kwibaza n'iki iri gukora. So nk'uko ubibona market iri kumanuka, ishobora guhita creating support. iyi candle irabura iminota ine ngo closing iga creating support, yamara creating support tukahita tubona market isubira muri buying side, kamera nk'uku nguku. next candle ubundi indi candle ikahita iza ifiringa ino range yacu dufite, tukahita tubona ibintu bimeze nk'uku nguku, cyangwa se support ikahita iba created tukabona buy yacu. So kuri ndebe kuri 4 hours nibyo twategereza, gusa aha ndabona ko harimo strong support. impamvu mvuze ko ari strong support, urabona rejection aha, ubona rejection aha, ubona rejection n'aha, kandi iyo yabaye byibuze rejection inshuro eshatu iba ari strong support and strong resistance. So kuri 4 hours icyo turindira ni uko market iri creating support. wenda batazi ku buryo market creating support, ni igihe market yari iri muri uptrend ikongera ikamanuka some bearish candle, hagahita habonekamo kandi ifunga ari bullish. So kugira ngo taking your trade tuba dufite candlestick confirmation. abatabizi mwagenda kuri course 3 I think na course 4 ndikumva ariho naberetse iyo strategy. So tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. So muri 1 hour still plan ni iyo ngiyo, ishobora kuba rejected kuri support, niyo ndi guha high chance, cyangwa se itaba rejected kuri support ukarindira kuri iyi n'iyi ngiyi. So which means ko ntabwo ndi budecidinge ngo support ni iyihe, twategerezaho rejection gusa.
nk'uko nabibonye ishobora kuba rejected kuri iyi, ariko iramutse breaking no support with very strong candle, warindira ko iza kuri iyi cyangwa se iyi ngiyi. So reka tujye kuri 30 minutes turebeho byifashe bite. Kuri 30 minutes still plan ni ya yindi, nuko yaba rejected kuri support igahita yongera igaflipinga ikaza kuzuza ino range. So iramutse ibikoze, twabonye ko hari clean zones, zikayuzuza cyangwa se ugategereza ko ikora breakout yaha, watekinga buy yawe, byaba biri very safe. So kumva kuri GBP JPY ni icyo tugomba gutegereza, rejection y'iyi support cyangwa se iyi cyangwa iyi, uko ari eshatu. Impamvu iyi ngiyi ntari kuyiha amahirwe cyane, ndi guha amahirwe iyi iramutse ikoze rejection kuri iyi, iri strong kandi ni half candle ya daily candle y'ejo. So iyi ngiyi iri muri middle ya iyi range. So gusa ni ugutegereza tukareba ko yerekana rejection kuri iyi cyangwa se kuri tukumva ari ibyo ngibyo twategereza. Let's wait and see. So thank you so much, happy trading day.